Abasore bari gusubiza neza, bari gukora ibyo mbabwiye. Ikindi cyiza ni uko atari ubwa mbere mpuye nabo, rero abenshi barabizi. Bamwe mu bashya bakenera ubundi busobanuro, ariko nk'uko nabivuze, abenshi muri iri tsinda bari kumwe nanjye mbere mu gushaka itike y'igikombe cya FIFA na AFCON. Ibyo bikaba biri gufasha. Rero icya mbere ngomba kuvuga, mwumvishe ko bamwe muri mwe na bagenzi banyu baganiraga ku kubatsinda ibitego 5-0 n'ibindi nk'ibyo. Icya mbere, ibi ni agasuzuguro cyane. Ikindi cya kabiri, ibyo ni amahomvu. Ni ikipe ikomeye kubw'impamvu zimwe na zimwe. Nta bakinnyi benshi bakina hanze. Ibyo bivuze ko iyi kipe iri gukina iyi mikino yose ya AFCON, ya FIFA, ikoresheje ikipe imwe, kandi banabonye umusaruro mwiza mu mikino imwe n'imwe n'amakipe akomeye afite n'abakinnyi bavuye hanze. Rero iyi kipe iraziranye, bakaba baranitwaye neza nk'uko nabivuze, bakina na ya makipe afite abakinnyi benshi baba bavuye hanze. Rero sinzi uri kwitekereza ko ari akazi katworoheye, kuko mu kuri sibyo. Rero niba uri kuvuga ibintu nk'ibyo ko abazaza kureba umupira kuri stade bazaza baje kwirebera intsinzi, ubushize nababwiye ko abo ntabakeneye. Abo baza bisa nk'aho byoroshye cyangwa ari intsinzi abo si abafana. Nishimiye ko hari abandi bari kugaruka, rero ayo makuru ntacyo ari kudufasha ndetse na buri umwe. Guys, everybody or everything has its time. Also, I have my time. Basore, buri muntu cyangwa se buri kintu kigira igihe cyacyo, ndetse nanjye mfite igihe cyanjye. Rero ku bw'aka kanya ndatekereza ko igihari ari uko mba ndi gushakisha ndeba aba bakinnyi mba natumyeho. Sinzi icyo mureba iyo mureba imikino. Ku bwanjye umwanzuro si uwo kurebana na Muhadjili, ahubwo no ku bandi bakinnyi, kandi nk'uko nabivuze, ibi si byo guhangara Muhadjili. Ndamwubaha ndetse ndamukunda, ariko ibi ntaho bihuriye no kubaha cyangwa gukunda, ahubwo bijyanye no gushyira ikipe hamwe, aho ntekereza ko turi gukora buri kimwe ngo dutsinde imikino. Aimable yari kumwe natwe mu mwiherero uheruka, aho yavunitse mbere y'umukino wa nyuma. Rero byadusabye kumwohereza mu rugo. Twakomeje kuganira nawe, akaba yaratangiye gukora imyitozo nanone. Rero kuri njye ibi nta rezo biba bifite igihe umuntu atameze neza. Nanone ikindi nahisemo nk'urugero, aba bakinnyi babiri kuva mu batarengeje imyaka 20, aho nizeye ko ari abakinnyi b'ahazaza, kubaha amahirwe, kubareba tukanaganira, aho bidatanye rwose na gato n'ibya Marvin mu mwiherero uheruka nawe utari wakagaruka. Rero nari nkeneye kubareba. Ikindi kandi bikanagaragarira n'abandi bakinnyi mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20 ko iyo bari kwitwara neza tugira ibiganiro n'abatoza babo. Abatoza batubwira uti yego barabikwiriye gutumirwa, mpita nkora ibisa nk'ibi, kuko muribuka mu kiganiro n'itangazamakuru cyanjye cya mbere, namwe mba ntekereza ku iterambere. Rimwe na rimwe nkiyumva nk'aho ari njyenyine mu Rwanda uba utekereza ku iterambere, nk'uko ku bindi bimwe na bimwe ntanyuzwe, ariko nta kibazo kuko ndi gukora ku by'aka kanya n'ahazaza. Ari nayo mpamvu imyanzuro imwe n'imwe igenda gutyo. No. There is no disciplinary case.
oya nta kibazo cy'ikinyabupfura. Ubu Didier ntabwo ari gukina mu ikipe ye ku mwanya njye nkeneraho umuntu, ubu ari gukina ku mwanya wo mu mpande, kandi mu mpande mpafite abakinnyi bahagije. Iyo akaba ariyo mpamvu ntaho bihuriye n'ikinyabupfura, ni uko gusa atari gukina nk'umwataka wo hagati mu ikipe ye. Yego, nizere ko bazaza kuri stade bakadushyigikira, kuko ndakeka ko tubikwiriye. Ikindi si ibijyanye no gutsinda cyangwa gutsindwa, kuko bijyanye n'uko dukina imikino yacu. Nubwo bitatugendekera neza, ndatekereza ko turi kwerekana urwego rwiza, aho buri mukinnyi ahangana kugeza ku munota wa nyuma. Nkeka ko ari ikintu Amavubi agomba gukora. Ikindi ni ikintu abareba umukino bagomba kubaha cyane. They are doing well. Scoring goals is never easy, and it has also something to do. Bameze neza, gutsinda ibitego ntibijya byoroha. Ikindi biba binajyanye n'imipira wakira ibimeze ite. Nizeye ko bagenzi babo nabo bazabaha imipira ituma nabo batsinda. That they can score. It's not just that you can take a ball and then you run through all the defenders and you score. Kuko ntiwafata umupira ngo uce muri ba myugariro bose ngo utsinde, ibyo ntibishoboka. Ni ikintu gisaba abakinnyi n'ikipe gukorera hamwe. Aho ubu bigeze heza, nubwo ntacyo nakwizeza, ariko abakinnyi baranyotewe. Ikindi dufite amahirwe meza. Uhuza, Dennis and Fred, catch us live at Triple Sports Arena.